arakoze cyane Samiri. Icyo nge nashaka kuvuga aranagisobanuye ni ukumenya ngo scouting yacu irakorwa gute. Ubwa mbere sirahari tubanze tukemeranye niba ihari ikorite, ese bafite bundi bushobozi bumeze bute? Kuko Samira akunda kurigaruka ikintu cya development aho hano bajya muri za Liberia naho handi muzareba uburyo bameze mu bigendanye no gutegura impano. Murebe n'abakinnyi bazana range y'imyaka barimo n'abakinnyi bato. Nk'iki kintu uvuga ngo nzanye n'urugero umukinnyi muto ufite imyaka hagati ya 18 na 21 ndagira uburyo mutegura nzagira igihe cyo kumwihanganira, ariko namubonyemo impano. Gusa ukuntu babigenza bagiye gutera match n'ikipe yo muri Liberia nibyo barayitsinze, cyangwa bagiye muri Mauritania equipe barayitsinze, ariko bari kwandika. Icyo bakora aba scout babo babajyanye bari kwandika. Icyo bakora wa mukinnyi nibyo reka tugira igihe cyo kumukurikirana. Ese hari match yonyine yadutsinze igitego mu buhe buryo? Ni igitego yaguyeho cyangwa se yagikoze? Explain individuel iri karite twamubonye nezi na bagenzi be ibyo gukosora ni ibi, ibyo gukosora ni ibi. Bakazagira igihe none bakamukurikirana nka match 5 zikurikira ya yindi bahuye. Niyo mvujya ko umukinnyi nka Steven Buera perfect ntacyo bamwibeshyaho. Ernest Rusoro Nzita bamwibeshye Buera funga baro wamubonye bakajya kuri bari ikipe yo muri Ukraine imazunga n'igice ireba niyo David wera mu mashango y'amashuri Feyasa bamureba nabonye amavideo ye bamutangirira zero kumupima ngo uburebure kumupima ibiro ibintu byose arimo amwigisha gufunga baro bisanzwe. Niyo David afite 18 ntacyo bahomba bamufasha imyaka 3 bakamushyira muri academy bakamwigisha guhera kuri zero bakaba tufite ibi reka tukongere ibingibi. Ikindi kintu cyanyuma no makipe akwiriye kwigisha amakipe yo mu Rwanda ari Hilal ifite amafaranga nimuve kuri ibintu byo bango APR ifite amafaranga niki ari ufite amafaranga menshi arenze ko n'ikimenyimenyi yiza ko idafite amafaranga gira umugisha bayaragiye Yanga yakanze amakuru ari no kwiki mwabonye ko mu agent yari ahari yagira umugisha arahari. Amakuru ahari ikipe ya Nice iri kumushaka ashaka kumujyana mu Nice yatanze Taremi Mufi nk'ikipe FC Porto nk'inizanye baraje bamara no batanze n'umudefense n'umudi mukinnyi wabo mu winga muri Nime basanze atari kuri level bo bari mu isoko ryo kureba ko bazana abandi bakinnyi rwose. Amakuru ari kuri miliyoni 5 Yusufu Nyange wo mu Burundi abana muri nationale biroroshye kwa wa mu urakoze cya kintu tuvuga ngo umukinnyi wacu wagenda burakitwara neza yabiki yaba ambassadeur w'abandi ariko se sibye kuba waba ambassadeur wowe baje gushaka uhagaze ku yerevo sani nenda kuvuga ku cya development miliyoni 5 rwose ngo ari ifite amafaranga yo kuba yagura umukinnyi wari wese ibonye ku isoko yamugura ifite ubushobozi kuri isoko ryo muri Afrika yagura ushaka ariko ifite ikipe ya U20 ikomeye yakina champion no mu muzare yo ku rutonde iri muzambere kandi iri gukinisha indi kipe ya kabiri ya U20 ivanzemo nabo bakinnyi bakomeye. Amakipe hano mu Rwanda nagire ikintu cyo vango dufite kipe dufate nk'urugero ikipe yose ufana hano mu Rwanda isuzuma uvuge ngo mu myaka 5 ishize umupira hano mu Rwanda dutanzuye mukino witwa Rayon Sport ko mwakoraga ba Petit Jimmy na mukaza na ba Kanombe nabandi nuwe mukinyi wanyu mwavuga niyo abakina mu yindi kipe bati dore umukinyi wacu twakoze ari Etincelle za Marine na zande zose Marine bikunda kubakura benshi ariko buri kipe yose nivuge ngo contribution yacu mu mupira wo mu Rwanda apari yo ko wenda dukina championnat ku kibuga kitari icyacu kubasifuza batari abacu ibintu byose bitari ibyacu amafaranga y'uturere na ya leta ariyo dukoresha gusa niki twatanze mu mupira wo mu Rwanda dufite basi byibura umukinyi umwe twakoze ukuntu tuvuga ati Miginu wa Kiyovu tumuzi ava muri la jeunesse niki byose ariya Miginu wa jeunesse hano wa Kiyovu no wa Kiyovu ariko ifite ukuntu yahuzaga ntacyo na jeunesse bakabyumvikana neza ikipe yose iyi umukoro ivuge ngo dufite abakinnyi bangaye twahaye u Rwanda mu myaka 5 ishize. Yego ngira ngo ni ibintu byiza cyane bwo ari Hilal ifite amanota 8 isigaranye match 2 urumva irete isoko ijya gukina n'ikipe ya MCRG yamaze no gutandukana n'umutoza yamaze no gutandukana n'umutoza wayo nyuma yaho umutoza w'ikipe ya MCRG umwe bazanye i Kigali nabonye basa bamutoza w'ikipe yo muri Algeria bafite ni moko enase ni ida yindi navuga USM yanatwaye igikombe cy'igihugu urumva niyo bari bubanze ubundi bakahita basoreza kuri ekipe ya Rupopo. Reka tunisegure ubwo twakiraga abafana ku mpande zombi hari amagambo yakoreshejwe ku mugani mbonye abantu bagiye babigarukaho batandukanye ntabwo bavuga
avuga ababana n'ubumuga, abafite ubumuga bwo kutabona. Rero ntabwo bavuga ababana n'ubumuga, ntabwo bavuga impumyi, bavuga impumyi, bavuga abafite ubumuga bwo kutabona. Abafite ubumuga bwo kutabona nabo ni abantu bazima kandi ni abantu nk'abandi. Icyo gikosoke rwose batubabarire, bakatubana ba mbere sha abikomozaho cyagiye avuga kuri Kigali nibyo byaducitse kubayobora mugani wa Ruvuyanga biba bigoye, baje bari hejuru ariko nyine bamugani uko bivuze ntibavuga impumyi, bavuga abafite ubumuga bwo kutabona. Abafite ubumuga bwo kutabona nabo rero n'abantu bazima, n'abantu nk'abandi, rwose kandi barashoboye cyane, barahari benshi oya cyane. Hanyuma Sami koresha iminota 2 utubwire muri Tanzania byifashe gute kuri iyi Al Hilal muri rusange, kuba izasohoka mu itsinda byo biragaragara. Irabura inota rimwe kuko ifite amanota 8. Bazatsindira Ropopo i Kigali, Ropopo tuzayitsinda kandi nta kantu ko batazakura inota muri Algeria. Nabyo birashoboka. Birirayikire yuko bashobora kuyobora itsinda, yego nabyo byitezwe, urumva. Amahirwe aranahari yuko dushobora kuzabona undi mukino wa 1/4 i Kigali cyane, ubundi ijya 1/4 tukabitekereza nyuma. Yego, ariko Al Hilal irimo irakundwa, niyo kipe nabonye yahuriweho n'abafana ba Rayon n'aba APR. Abareba bafite fan club yabo yambaye jezi za Rayon Sport, ariko n'aba APR buriye rwose bari bahari bambwira bati rwose nababonye baroka Kasije na Songo na Rujugiro. Dushimire n'abanyarwanda bose n'abafana n'amakipe. Stade ntabwo yari yuzuye, yego, ariko baritabye pe, byibuze hagati 15 na 20 byari. Abanyasudani bashimye cyane, n'Abanyasudani nabo babyishimiye, n'umutoza yabivuze. Ariko si ikipe izarinda igenda gutyo gusa, kari cyo kibabaje. Federasiyo twabonye bajya muri Mauritania, ariko na Rwanda Premier League ari kwiriye kuganiriza ino ekipe. Ubu naho dukeneye kujya igatanga amasomo pe, uko yaba mu mifanire, uburyo ari ikintu kimwe hano mu Rwanda abantu bose ngo naba VIP. Ubona abantu bose babaye VIP. Ujye ubona ukuntu Abanyasudani abafana bose basoza bavuga nk'abafana ngo turibabariye, ngo kuko nk'ibyo tureba so umupira, ngo umupira. Ariko Abanyarwanda ikintu cya mbere ngiye nkubwira nziho bakunda umupira. Munyarwanda kubera ko umwana muto yakere niba wamuhaye igikoma mu gikombe iyo akimaze matera ishoti. Abanyarwanda bakunda umupira, aho uzayibonera no uzabona nk'imirenge Kagame Cup. Abanyarwanda babuzu icyo babura ni umupira urimo amategeko, uko kimwe mu bintu byaciye abafana kuri stade hari kutubahiriza amategeko, biri mu bintu nabyo buriya byagiye bica abafana benshi ku kibuga. No kudaha agaciro abafite impano, ugasanga ari gukina umuntu utabikwiriye bitewe n'umuntu uri kumuvugira. Nicyo kintu kiri mu bintu byagiye bica abantu kuri stade. Ariko umupira mwiza bazi kuwureba. Nabonye tweet ya David Bayingana bavuze ngo Abanyarwanda ngo bavuze ngo ibyo twapfaga ntabwo ari umupira, muze dukomeze twirebera umupira wa nyawo kuko turacyari kure. Najyangwa navuye hano avuga ati rwose umupira twarebye nko mu myaka 5 gira twatumaze kujya kuri iyo level. Iyi Al Hilal abashinzwe ibyo bareba muri federasiyo cyangwa se no muri Rwanda Premier League bakwiriye kureba setup ikipe bakudu. Uziki ikipe ifite ikipe gukina champion, uziki ikipe itakaza muri Sudan, uziki ikipe itakaza abakinnyi 10 bajya mu gikombe cya Afrika igakomeza igakina hano champion. Muri twebwe ikipe ngiye